Ukigera muri centre ya Vunga mu karere ka Nyabihu ushimishwa n'uburyo iyi centre yubakitse, haba amazu y'ubucuruzi, telecentre ikorerwamo iby'ikoranabuhanga ndetse n'isoko rya kijyambere. Kuri ubu abaturage bakaba bafite aho bahahira n'aho bagurishiriza umusaruro wabo. Ibi ni nabyo byatumye kandi abashoramari nabo barabonye umwanya wo gushora imari mu bikorwa bitandukanye mu rwego rwo kwihangira umurimo. Ariko igitangaje ni uko nta muriro w'amashanyarazi urahagera. Umuntu akibaza uko bizaba bimeze umuriro umaze kuhagera. Abaturage bakorera muri centre ya Vunga batugaragarije itandukaniro babona n'impinduka zahabaye ugereranije mbere na nyuma ya Jenoside mu myaka 19 ishize u Rwanda rwibohoye. Ugereranyije no hambere urabona amazu ko yasaga hano, wasangaga ari ibibati byashaje, wasangaga abaturage batazi ibintu by'itumanaho. Urabona imihanda bari kuyikora n'umuriro turi kumva ko ugiye kuza. Turabona rero ibintu bishyushye mbese bisumba ibya kera. Mbere ya 1994 iterambere mbese ntabwo ryagendaga neza, ariko ubu amazu bwaravuguriwe, isoko ryarubatswe, mbese iterambere muri Shyira rirarambye. Muri centre ya Vunga hakoreragamo abantu ariko ubona badafite iterambere rigaragara nk'iry'ubu ngubu. Nanone kandi imbere urubyiruko ntabwo rwarimo cyane, wasanga urubyiruko rutafite abantu bakiri bato, mbese badafite uburyo bwo kwegera bwo gushora imari yabo, ubwo usanga bakuzemo nk'abantu bakuze kandi batari bajijukira mu bitekerezo. Ariko uyu munsi urebye Vunga usanga irimo urubyiruko cyane cyane, abantu bakiri bato bafite ingufu, kandi usanga mu iterambere ryayo cyangwa mu bintu birimo bicuruzwa nk'ibintu bigaragara mu Ruhengeri, iboneka mu Ruhengeri mu bicuruzwa na hano muri Vunga birahaboneka, kubera nyine imikorere y'abantu bakiri bato bafite ibitekerezo bazi kureba kure. Ari uyu Hakuzimana Claudie washoye imari ye mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no gucuruza telefoni zigendanwa muri iyi centre, ndetse na mugenzi we Mukasa Frederic nawe wihangiye umurimo aho akora inzoga mu bitoki ari nabyo bikunze kwera muri aka gace, ndetse akaba anafite iduka rigurisha imiti muri iyi centre. Bose barahamya ko babikesha kuba u Rwanda rufite umutekano, kandi abayobozi bakabasaba gukura amaboko mu mifuka bagakora. Igihe turimo urabona ko gitandukanye n'icya kera. Nkurikije uko ndi gukora n'ibyo nteganya gukora mbese mu minsi iri imbere, ndabona rwose nta cyatuma ntabyirata nanjye kw'iki gihe rwose nk'uko umunsi wo kwibohora n'ibyishimo byinshi twagira. Ibyerekeranye n'iterambere cyane nk'uko ubona centre ya Vunga yavuguruwe, urabona amazu yaho aho dukorera mbese harahindutse cyane ugereranije, kandi n'ubu turacyafite icyizere ko hagihinduka kuko twiteze kubona umuriro. Tukaba tuzi ko umuntu nuhagera mu minsi itarenze amezi nk'abiri, dukurikije icyizere cy'ubuyobozi kandi imirimo yaratangiye, uzasanga Vunga ifite intera irenze kure niyo turi kubona uyu munsi. Ibyo byose rero nk'uko tubibona u Rwanda rugeze ubu, gereranije n'ukuntu abanyarwanda bamwe bari baheje mu gihugu, ariko uyu munsi tukaba dusanga icyo gihugu tukaba tubikesha leta y'ubumwe n'ubwiyunge yakoze uko ishoboye kugira ngo abanyarwanda tube bamwe, abari inyuma y'igihugu batahe. Igihe cya Jenoside bigashoboka kuboneka Jenoside yayogoje igihugu, none uyu munsi tukaba turi mu mudendezo. Ibi kandi birashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira Bwana Rurangwa Manzi Felicien, avuga ko uyu murenge utasigaye inyuma mu iterambere kandi kuri ubu bakaba bagikomeje. Nk'uko bimeze mu gihugu hose, umurenge wacu nawo ntabwo wasubiye inyuma. Mu gihe gishize kirenge imyaka 19 u Rwanda rumaze rubohojwe rwibohoye, hari byinshi twagezeho kandi tugikomeje. Nkuba mwanyuze murabona imihanda mbere ntabwo yagendwaga ku buryo bugoranye, ariko uyu munsi murabona ko umuhanda mwiza urimo ugera ku baturage, kandi si uyu nguyu wa Nyakinama Vunga gusa, hari n'undi uduhuza n'imirenge ya Jomba ndetse n'akarere ka Ngororero, aho hose habaye nyabagendwa. Ikindi ni uko uyu murenge wari ufite ikibazo cy'amashanyarazi, ariko nk'uko mwagiye mubibona ku nkunga ya Minefra, Ewasa iragenda ikwirakwiza amapoto aha hose ku buryo utugari tugera kuri 4 twose tuzacanirwa mu gihe kitarenze amezi 3. Naho ku bijyanye na centre y'ubucuruzi ya Vunga, nk'uko mubibona ni centre irimo yubaka, hamaze kubakwa isoko rya kijyambere,
ndetse ubu haragezwa amashanyarazi ku buryo abacuruzi bacu ubona uyu munsi hari icyerekezo bafite, baragenda batera imbere umunsi ku munsi, ndetse n'abari baravuye muri utu duce berekeza za Musanze n'ahandi kubera ikibazo cy'amashanyarazi bose batangiye kugaruka. Tukaba twizera ko muri uyu mwaka dutangiye hari impinduka ikomeye izagaragara muri uyu murenge wa Shyira. Iyi centre ya Vunga ni n'ikigega kigemurira umujyi wa Musanze. Usanga abaturage benshi bakora ibiribwa muri iyi centre bakabijyana mu mujyi, bityo bakabona agafaranga gatuma barushaho kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo n'igihugu muri rusange. Rafiki Felicien, Info, Nyabihu.